Ni umukino umaze kurangira ndetse n'umukino wahuzaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Algeria ndetse hariya muri Algeria iduteye umupira ndetse buri wese yabirebaga ndetse n'ibintu byagaragariraga buri wese ndetse match irangiye cyangwa se iminota 90 ije kurangira ikipe y'igihugu ya Algeria idukubise ibitego bigera kuri bibiri byose ku busa. Mu by'ukuri abakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri rusange baraye nabi ndetse uko bari biteguye iyi match bitewe n'uko uvuga ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi byibura ishobora kuza gukora akantu. Reka rero buri mukunzi wese ahari w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yihangane kuko bibaho muri football ndetse ntekereza ko ikipe y'igihugu ya Algeria ni ikipe ikomeye cyane ndetse n'ikipe yamaze kugenda yubaka ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ifite abakinnyi bamwe na bamwe bagiye batandukanye dore ko ifitemo abakinnyi bakina ku mugabane w'i Burayi nko muri za Manchester City, nko muri za Man United ndetse no mu yandi makipe agiye atandukanye. Mu by'ukuri ariko twebwe twajya kureba ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi turaza gusanga abakinnyi bacu mu by'ukuri twebwe ubwacu twajya kureberaho tugasanga nta mukinnyi dufite uri ku rwego rwabo. Mu by'ukuri turaza gusanga ikipe ya Algeria yadutsinze iturusha cyane. Sawa gusa ndaza kwerekeza mu makuru ari kuvugirwa hano mu Rwanda. Ni impanuka yabereye mu karere ka Karongi kwasiteri ebyiri zaje kuba rwose zigongana, abantu bagera ku 10 bose baza kuba bitaba Imana. Kwasiteri imwe yamanukaga indi izamuka. Mu by'ukuri nawe unyumvire kuntu satani ari ikintu kibi ndetse satani itera ukwishi. Satani niyo yakoze ibi bintu kuko imodoka imwe yazamukaga indi imanuka, wumve uburyo zaza kugungana zakubitanye. Mu by'ukuri byose bihinduka uburere nk'uko muri kubyirebera kuri screen zanyu. Mu by'ukuri impanuka yahitanye abantu bagera ku 10 mu karere ka Karongi ku munsi w'ejo. Umusore yavuye kwa bosi we ndetse ahava yibye ibihumbi byose bigera kuri 300. ubwo ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Bumbogo. Mu by'ukuri mu murenge wa Bumbogo uyu musore rero yasize yibye ibihumbi 300, ariko mu gutoroka ajya mu mujyi biza kurangira rero agiye kwiharura mu etage. Ariwe uwo musore mureba kuri screen zanyu wamaze kuhanuka muri etage ndetse yitaba Imana, ndetse biri kuvuga yuko yarasize yibye ibihumbi 300. Abatari bake ndetse n'abaturanyi baturiye aho yakoraga bavuga yuko rwose bari babanye neza ndetse nta n'ikibazo bari bafitanye, ariko bamwe bagaragaye bagenda bashinja ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, bavuga yuko rwose urupfu rw'uyu mwana bashobora kuba rwose bamurugishije bitewe n'uko yari amaze kwiba ibihumbi 300 abihombeje uyu mukire yakoreraga muri resitora ndetse yamutekeraga ibyo kurya ndetse akamufasha no kuba yaseriva abakiriya uyu mugabo yagaburiraga. Yarasize rero amutwaye ibihumbi byose bigera kuri 300 y'u Rwanda, ndetse rero biza no kuvugwa yuko uyu mugabo yari yababaye cyane bitewe n'uko uyu mwana yaragiye kuba yamusubiza inyuma bikomeye cyane. Uyu musore ukiri mutoya waje kwiyahura ndetse akaza kwimanura kuri etage, yaje kugera hasi ubwonko bwamaze gutakara ndetse buri rugingo rwose rwamaze kujya ukwako, umutima wamaze kuba wasohoka mu ndiba yawo ndetse amagufa amwe n'amwe yamaze kuba yamenagurika. Biza kurangira rero uyu mwana yitabye Imana, dore ko umubiri wiwe waje kurundishwa imikoropesho ndetse bakayoresha n'igitiyo mu buryo bwo kugira ngo umubiri we ube wabungabungwa neza ndetse na ba nyirabo babashe kuba babona uyu mubiri. Uyu mwana yababaje abatari bakeya dore ko rero ngo aho yaravuye ku kazi ndetse ngo yarakamazeho igihe, ndetse ngo uyu mwana yari afite stress z'ibibazo ngo kuko ngo umukobwa bakundanaga ngo yaramuteye ikibazo gikomeye cyane, ngo aho yari yamukatiye ndetse ngo akagaragaza ko
ngo aciriritse imbere ye. Rero uyu mwana ngo yagize umujinya ukomeye cyane bitewe n'amafaranga menshi ngo yaragiye ahereza uyu mukobwa, ndetse n'amafaranga menshi yagiye atakaza kuri uyu mukobwa. Bikavugwa yuko rero uyu mukobwa ngo ari we yaba intandaro ya byose byo gutuma uyu mwana w'umusore yagenda kwiba bosi we ibihumbi 300, ndetse uyu mwana akaza kubona ko ibihumbi 300 n'ubundi ntacyo biriza kumumarira, ndetse bikaza kurangira uyu mwana afashe umwanzuro kujya kwiyahura. Umwana afata bisi cyangwa se afata akamoto, arazamuka ajya mu mujyi, ayurira muri etaje, ndetse aza kumanuka ku etaje ya 12 yose, yikubita mu muhanda muri kaburimbo. Buri rugingo rujya ukwako, agatwe kahise kameneka mu by'ukuri. Umubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakubisa ugakanda subscribe, ugakanda like, ukandika comment, ugakora icyo bita share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Ariko by'umwihariko kamanze nshimire wowe wamaze kubikora, ndetse nawe dukurikirana uri mu Rwanda haba hanze yarwo, nawe mbanje kugusuhuza kandi nkwereje ikaze. Buri muntu wese ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere, ndabanza mwibutse ko agomba gukanda subscribe, agafungura inzogera, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5.